Imana. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 9 turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 9 turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 9 turasoma duhereye ku murongo wa mbere turageza ku murongo waho wa 7. Hari ijambo rivuga ngo akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi, abigishwa baramubaza bati mwigisha inde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa bugiye kwira, n'igihe umuntu atakibasha gukora, nyiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi ayatobesha kondo, akamusiga ku maso, aravuga ati genda wiyuhagire mu kidendezi cy'i Silowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira agaruka ahumutse. Amen. Dusoreze mu gitabo cya mbere cy'Abami. Tugiye gusoreza gusoma mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 17. Igitabo cya mbere cy'Abami ibice 17 turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Aravuga ngo bukeye Eliya wita Ishubi, umwe mu basuhuke b'i Galeyadi, asanga Ahabu. Aravuga ati ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho, iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse aho nzabitegekera. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti va hano ugende werekeye iburasirazuba, wihishe uruhande rw'akagezi kitwa Kireti ahateganye na Yorodani, uzajya unywa amazi yako kandi ntegetse ibikona kujya bikugemurira. Nuko aragenda agenza uko Uwiteka yavuze, ajya kuri ako kagezi Kireti ahateganye na Yorodani, agumayo. Ibikona bikajya bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye uko bwije, kandi akajya anywa amazi y'ako kagezi. Hashize iminsi ako kagezi karakama, kuko nta mvura yagwaga muri icyo gihe. Bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti haguruka ujye i Sarefati h'Abasidoni abarihuba, hariyo umugore w'umupfakazi, niwe ntegetse kugutunga. Nuko arahaguruka ajya i Sarefati, ageze ku irembo ry'umudugudu ahasanga umugore w'umupfakazi utoragura udukwi. Eliya aramuhamagara amubwira ati ndakwinginze unzanire utuzi two kunywa mu gacuma. Nuko ajya kuyazana, akigenda aramuhamagara ati ndakwinginze unzanire n'agatsima mu ntoki. Nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho, nta gatsima mfite keretse urushyi rw'agafu nshigaje mu giseke n'uturangurizwa tw'amavuta mu mperezo. Ubu dore ndatoragura udukwi 2 kugira ngo nsubire mu nzu nkivugire n'umwana wanjye ngo tukarye twipfire. Eliya aramubwira ati witinya, genda ubigenze uko uvuze, ariko banza umvugireho akanjye ukanzanire hano, maze ubone kwivugira n'umwana wawe. Kuko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze itya ngo icyo giseke ntabwo kizaburamo ifu, n'amavuta ntabwo azabura muri iyo mperezo, kugeza ku munsi Uwiteka azavubira isi imvura. Nuko aragenda abigenza nk'uko Eliya yamubwiye, kandi uwo mugore na Eliya n'abo mu rugo rwe bamara iminsi babirya. Icyo giseke nticyaburamo ifu n'amavuta ntiyabura muri iyo mperezo, nk'uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Eliya. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Nanavuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Areka nshimire Imana yuko ngize umugisha wo kongera kubana namwe. Nshimire kandi umushumba waduhaye ikaze. Imana imuhe umugisha. Namwe mwagize neza kuza, reka dukomere Imana amashyi tuyishimire. Aha amasaha ageze rero, reka tuze gukoresha umwanya dufite neza. Mpera uwo muntu ikiganza umubwire ngo ntacyo kibaye, Imana ikoherereje uwatumwe n'Imana.
mumpera ikiganza mubwire ngo ntacyo kibaye. Umuntu wese iyo yaje imbere y'Imana aba yaje hari ibintu aje kuyibwira. Abemera ko mu nzu y'Imana ari mu buhungiro ni bande? Iyo umuntu ahunze aba adafite icyo ahunze, mubwire ngo ntacyo kibaye. Hari ibintu rimwe na rimwe nk'uko umushumba yabivugaga abakozi b'Imana bavuga, ntabwo mbizi. Ese ni ibigeragezo byinshi, ni ukumenya Imana cyane se bituma yenda tugenzura. Abantu bose nasomye Yesu yagiye akiza yarababazaga ngo urashaka ko nkugirira gute, kandi abona ko afite ikibazo. Hari uruhare rw'Imana, hari n'uruhare rwanjye. Iyo udakoze icyo usabwa n'Imana gukora utegereza icyo yakubwiye ukakibura. Ego Namani yataza kwemera icyo umuhanuzi avuze ntiyari gukira. Gukira kwa Namani biri mu kumvira icyo umuhanuzi avuze. Iwabo wa Yesu ngo nta gitangaza yahakoze. Kubera iki ntacyo? Bari abanarize, bari banajuwa mwene Yosefu w'umubaji, bari ngo bituma nta gitangaza ahakora. Bibiliya itweretse Eliya agira ishaka ry'Imana muri we, avuga ibintu atabwiwe n'Imana, ariko kubera kugambirira kumenyekanisha Imana ibishyigikira atariyo yabimutumye. Hari ibintu tuvuga atari Imana yabitubwiye, ariko kubera ko ibona ko ari byiza yavuga ngo nzaba inyuma y'ijambo, icyo muzavuga cyose niteguye kuzagiherekeza. Bene da, ntabwo twebwe dutanga ibyo dufite, twebwe dutanga ibyo twasigiwe. Ninkubwira ngo Imana iguhaye imodoka ukabanza kwibuka ko uyikubwiye yaje na moto, ntabwo ngewe ntanga icyo mfite, ngewe ntanga icyo nasigiwe. Iyo muturebeye mu byo dufite bituma mutakira ibyo twasigiwe, kandi icyo twasigiwe nicyo cyabahesha icyo mushaka. Nje nabonye umuntu uhesha abandi urubyaro kandi atarabyara. Paulo yajyaga akiza abandi ariko ijisho rye rininda, kubera yari yarasigiwe gukiza indwara nubwo yari arwaye. Iyo urebeye umukozi w'Imana mu byo afite bituma utakira icyo yasigiwe. Duhesha abana amazu kandi tukikodesha, tuzamama ko tutarararuya. Imana yabwiye ngo ntacyo kibaye, yoherereje uwatumwe, yohereje umuntu yatumwe kandi aje kugukura muri icyo kibazo. Niyo mesaje Imana yampaye kuri iyi tariki ya 3 z'ukwezi kwa 5. Imana yabwiye ngo ntacyo kibaye, yohereje umuntu watumwe. Twese dutera haleluya. Mubwire ngo humura, ibyaguhigaga n'ibituze ntacyo kibaye. Mukanya nabonye ishimwe numva nguwe neza. Umudamu umwe tuziranye yari yabipostinze, mbona abandi babipostinze, ubona nawe hari statue wabibonyeho. Umudamu wari umaze imyaka 30 nta rubyaro, none yabyaye abana 3. Imyaka 30 irarangiye, ariko kuko ari najambo ivuga ngo ari here. Yavuze ngo Imana ishimwe ko na nyuma ya 30 ibikibuka ijambo yavuze. Ariko abibutse ko ari cyo yabwiye dutera haleluya. Nturebe imyaka
ishize nturebe ihise. Yavuganye natwe niyigenga ibihe, na nyuma ya 30 irakora, na 40 irakora. Ubwo ugihumeka iracyafite umugambi wo kugutabara. 30 aciciye impanga 3. Ubwari data wabivuze, ubwari data wabivuze. Mubwire ngo nibaceceke, yavuganye nawe izasohoza icyo yavuze. Cyane bashaka baguca iteka, bireba iminsi uhagazemo, bireba imyaka ugezemo. Yavuganye natwe niyo kwizerwa. Twateye haleluya. 30. Hano harimo abari bataravuka. Simvuze iyo nari maze mvutse, mutamenye iyo mfite, ariko nanjye nari mfite miki. 30. Kuyibara biroroshye, ariko urugendo rw'iyo myaka, kuyibara ni amasegonda 30 gusa, n'amasegonda be, ariko kuyibara ariko urugendo rw'imyaka 30. Ubwo se yashatse afite ingahe, abyaye afite ingahe? Imana ireba mu nda y'ingumba, bikabana bishanga rikomeye, kandi ni Imana ivuga iherezo kandi ihagaze mu itangiro. Niba yahaye umugore kubyara, izanyuma inzu, izanyuma imodoka, izakwima akazi, izakwima urugo. Maze nanjye umugabo namukurangira, sasa namukurangira ukarongorwa. None umugabo nanjye nakurangira, ni ubona Imana itazaguha inzu, nanjye naguha naramutse neza. Abakiyifitiye icyizere dutere haleluya. Nari nkubwiye kwibyo umuntu yabiguha, ariko ninde waguha abana se? None niba Imana itanga abantu, izatwima n'ibyo abantu badu. Imana yaremeye Asumuta umushumba mu rusengero rwacu, ni umushumba muri eglise, n'umugabo we ni umushumba mu rusengero, yigisha muri kaminuza i Butare. Igasubiza urugingo mu nda bakuyemo, barukuyemo, Imana irongera iruremamo. Ntabwo yari inkuru turabana mu rusengero, umbwire ngo he nimero ye. Barukuyemo ari umukobwa kubera ikibazo yari yagize, bamubwira ko atazabyara. Natabonunga mu myaka 2 yamubona, ariko Imana ikavuga ko azabyara. Kwa muganga bati ntuzabyara, Uwiteka ati nzaguha urubyaro. Aho ibera Imana ivuga ibinyuranye n'ibyisi ivuga. Bavuga kurangiye, ndi Uwiteka ati ndagukomeje. Kandi kubera iki? Mwumva impamvu abantu bavuga ibyo babona. Ubundi abantu bavuga mu bihe bibiri, ahashize naho uhagaze, ariko hazaza ntago bahavuga, kuko ntago ahazaza habayiwe. Ahazaza havugwa n'Imana, kubera ko niyihazi niyihafite. Abantu bafite ahashize, bafite aho uhagaze, ariko ahazaza hawe hafitwe n'Imana. Hari ubyumvishe ngo atere haleluya. Bigucira iteka kubera aho uhagaze, ahazaza hawe hari mu biganza by'Imana. Umwe yafashe akanyugunyugu agashyira mu kiganza, abwira mugenzi we ati harimo ikinyugunyugu, mbwira ni kizima cyangwa cyapfuye. Undi ati nimvuga ko ari kizima ashobora guhita gikanda akakiciramo, nimvuga ko cyapfuye arakirekura kigende. Ati mu ijambo rimwe, ubuzima bwacyo buri mu kiganza cyawe, ubishatse cyabaho, ubishatse cyapfa. Mubwire ngo ubuzima bwawe buri mu kiganza cy'Imana. Iyo ifite ejo hawe ntago hafitwa n'umuntu wari wowe. Iyo yavuze rero ngo ntacyo kibaye, yohereje umuntu watumwe. Tuzamura amaboko dushimira Imana, tuzamura. Asumuta akomeza gusenga, na rwa rundi rugeraho rurafatwa. Babaga hanze, abaganga bati natwo turarukuramo. Umugabo ati hari undi mudokiteri ubarenzeho, yaravuze Uwiteka. Agiye gusenga ati ndo Uwiteka, nkomeje gahunda, nzabaha urubyaro. Haca iminsi ikiza rwa rundi isubizamo n'urwo bakuyemo. Bagiye kwa muganga basanga urwaye rwarakize, n'urwo bakuyemo rurimo.
ntiwabura kubyibaza ngo rwavuye, izo ufite zo zavuye, izo ufite ninde waziremye? none se aho yaziremye ntiyaharema n'izindi? tumuzamura amaboko tumushimire. none asumuta yarabye, afite abana 3 n'ingingo ze zose arazifite, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rigire gute. mubwire ngo ntacyo kibaye rero, yohereje umuntu watumwe. Eliya ngo ahanura uko ategetswe, aravuga ngo ndategetse nta mvura izongera kugwa kugeza igihe nzabitegekera. avuze mu izina ry'Uwiteka, njyewe kubera ishyaka ry'Imana, ngo Imana ibyumve Eliya ugambiriye neza, ugambiriye kungaragaza, nanjye ndagushyigikira ntayizagwa. ngo agira murarate kubwiyo mpamvu n'ikime ndagihagaritse. niba wemeye imvura n'ikime ndagihagaritse, ntago kizaza. tekereza ngo Imana ibona uyu muntu ugize ishyaka ntagomba kwicwana n'inzara n'abantu batagize ishyaka. iramubwira ngo wowe rero hari ahantu nateguye, ubwo abandi bazicwa n'inzara we ntizakugeraho, ubwo inyota izica abandi we ntizapfa. ndashimira Imana ko abantu b'Imana hari ahantu igiye kubahisha, hari ahantu igiye bajye bibaza ngo bigenda gute kubayeho nta kazi, babwira ngo hari ahantu yamije. n'ubu siduhije harya urakora, abakora harya mwinjiza ngahe? iyo urebye amadepanse ugira nayo ukorera bona bihwanye, uko usa nale birahuye. ngo iramubwira ngo we ntuzicwa n'inzara, ahubwo hari ahantu hari akagezi nakabitse nagashigaje ngasigariza wowe wenyine mu gihugu cyose. ni wowe nagashigarije wenyine, nta wundi. ndashimira Imana ko hari utugezi yashigarije ariko Mana we, hari utugezi yashigarije abera, hari utugezi yashigarije abantu basenga, ntabwo muzicwa n'inyota n'abapagani. hari utugezi amariba azakama, ariko abasenga izabasigira utugezi. biramubwira ngo kandi ntiwanywa amazi yonyine ntiyakubeshaho, hari ibikona ntegetse kujya bikuzanira inyama zo gusomeza amazi. Bibiliya ntigaragaza aho zabikuraga, ariko reka nimagine ko zacungaga ku cyokezo, kuko ibikona ntibyotsa, igacungaho umucoma anyarutse gatoya, kandi kikamenya amasaha yo kurya kuko umuhanuzi w'Imana ngo kikaba kirayiteruye. Nese yaryaga imbizi, yaryaga izokeje, nese sotswaga n'igikona. ntiwibaze ngo bizava. hari abantu yabwiye kuba ngo nzacyanyuruza abantu, ntiwibaze ngo ibyo mbwira. ubunuza akaga twagiye duhura n'abantu batatumwe n'Imana. abantu batatumwe n'Imana batubiza ibyuya ntihagire n'icyo batumarira, batumaramo isuka. uzi kuganyira umuntu utatumwe n'Imana ukamubwira ko bagusohoye mu nzu, arakubaza ngo wishyura ngahe? 80. agaceceka. ariko bagiye mushaka izijyanye n'ubushobozi bwanyu, ukagira ngo we n'uyishaka azayishyura, akakuvugisha ntagire icyo akumarira. ariko umuntu watumwe n'Imana ni amezi angahe, ni aya ngahe, nangahe naye, ejo uzampamagare. kuki ubuzima bwacu twagiye tubugira prive, ntidushaka ko abantu babwinjiramo. abantu batatumwe n'Imana badusenyera ubuzima kuruta uko bwari busenyutse. umuntu azi wawe atatumwe n'Imana yasanga wicara mu ntebe zashaje, agataha bikwiza muri karitsiye, ati nimukabone muri Made in Rwanda intebe ziwe zaraboze, uricara ugatebera. ariko umuntu watumwe n'Imana iyo asanze zaracitse ntavuga, ahitira kuri ateriye akagenda agakoresha intebe, ntaba ashaka kunamenya ko ari we wazohereje. mubwire ngo ntacyo kibaye, Imana ikohereje umuntu watumwe nayo. kakazi umaze igihe ushaka ntacyo, ni ukuri pe. erega ibintu Imana yababwiye biri mu bantu.
mubwire ngo ibyo yakubwiye biri mu bantu. Profete atubwira iby'Imana imubwiye, nanjye nibyo ndi kuvuga, niba nibyo bavuga. Ariko hari abantu Imana ivugiramo, hari n'abantu Imana ikoreramo. Hari abona yagennye izavugiramo, ariko hari n'abo yagennye. Ndabizi neza profete imubwira iby'uyu murimo, bamwe ntitwari tuhari, ariko yamubwiraga umurimo itegura n'abazamufasha umurimo. Yego, Imana ikubwira akazi itegura n'uzakaguha. Imana ikubwira urugo itegura n'umugabo. Imana ikubwira inzu itegura naho uza. Ndashimira Imana kwigira bivugisha ikagira nabikoresha. Harageze ngo Imana ikoherereza uwatumwe, kandi ntabwo araza kubaza, araza ashira mu bikorwa bya bindi. Twateye haleluya! Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ntacyo mukibaye, mwoherereje uwatumwe n'Imana. Hari umwakire ngo haguruka atere haleluya, ashimira Imana yo kabya. Abahanuzi mwarahuye, warasengewe, ukeneye uwatumwe. Ukiri hano mwakire. Erega yatumwa ukiri ahangaha. Erega ukiri hano yaguhamagara. Ukiri hano wakwakira message. Erega ukiri hano wakwakira telefone, wakwakira email ukicaye ahangaha. Kandi mwumve ntago uzamushakisha, wazagushaka kuko niwe wagutumweho. Abamwakire tuzamura amaboko. Tureke kuvuga kwaje. Nta munsi mwigeze muhura wagize ngo n'ubwa mbere agiye gutumwa, hari n'ubundi yatumwe. Ngo igikona kikamuzanira inyama, ngo akarya akanywa, ngo haciye iminsi. Mwumve ntago kano kagezi kakamye kubera ko Imana yabuze ubushobozi bwo gutuma gakomeza kubaho. Oya, ahubwo mwumve, Imana irarebye ibona ni kadakama Eliya atari buze kuhava, kandi ibona Isarafati haba Sidoni hari umupfakazi ugiye gupfa, kandi rebye ibona ubuzima bw'uyu mupfakazi buri muri, kandi ibona ntari buze kuhava. Akagezi kagifite amazi iragakamya, igakamya kugira ngo umupfakazi abeho, kandi abeho Eliya nawe akomeza abeho. Ntugire ngo kakamye yananiwe, kwari ukugira ngo igu. Mwumve ntabwo ndagira imodoka ko nk'umushumba warayifite, sibyo? Ariko nza amabwiriza yazo ko nanjye nenda kuyitunga. Wose kuba mfite permisi y'imisi yo nzayitunga. Neze perimi irahinga ko itwara imodoka. Neze ko ntaza umushoferi wabandi nayimaze iki. Nizatwara iyanjye. Igipangu gitahamo imodoka, haba hari umuryango muri n'akaryango gatoya. Iyo umuntu ataje adafite imodoka bakingura umuryango munini. Bakingura gace. Umva rero. Ngiye kwa mushumba, bakinguye gatoya. Bakimara gukingura umushumba bavugije amahoni. Bakingura iki? Mwumve uko maze kwinjira bagakingura gatoya, umushumba kabaraje. Ntibakingura umunini batarakinga gatoya, barabanza bakinge kamwe gatoya babone bakingura umunini. Hari igihe Imana ikinga ibintu bitoya munyumve kugira ngo ikingwe. Ariko twataye haleluya! Burya bya bintu yakinze twari kugira ngo ikingure. Ntabwo Imana yakingura ibintu binini bitoya bigikinguye. Yo, ntabwo Imana yakuzamura anko akikwishurira inzu, izabanza ikinga umuryango wanko atazagira ngo newe. Ariko yamwe abafite uturyango twakinze mwitegure gukingurirwa imiryango minini. Yamwe abakupiwe telefone mwitegure ijuru rigiye gukingura. Ubusinkivuna nimbona abantu Imana icyubahiro. Dutere haleluya! Reka mbabwize ukuri imiryango igiye gukinguka. Mbere uyu mwaka
uzakira, hari abantu bazakira. Utararangira hari abantu bazakingurwa imiryango. Yemwe bamaze igihe kuri Mana we kirarangiye. Igihe cy'Imana kirarangiye. Igihe cyo guhabwa kirarangiye. Harageze natwe dutange. Ntabwo umuntu yatanga kikurirwa akaryangwa, ariko umuryango munini uratanga nawe ubera abandi umugisha. Kandi ntiwakinguka umutoyo ugikinguye, kuko agato kabangamira umunini. Harabanza agakingwa gatoyo bakabona bagakingura umunini. None se wa mugabo Imana yavuze yaza hakiri uw'Imana itavuze? Harabanza gukatira maze uyarire izana uwo yavuze. Yanyubakiye urwo yambwiye ubwa mbere bumaze gupfa. Ubwo itavuze bwarapfuye kugira ngo ikore ubwo yavuze. Kandi bupfa baranyerekanye mu rusengero. Bupfa ku wa mbere saa 8, urukiko ari ku wa kane saa 8. Tumanitse ku murenge wa Muhima. Ubwo ngo ntabyiherutse kugukingira. Wirira ibyo bintu byakinzwe. Kwari kugira ngo ibintu kwikingura ibintu binini. Maze burapfa barokore bene data. Sha. Wari kuzamutungisha iki? Ni mu mvuga Imana yabampa. Iyo yagutanze barakuvuga tu. Bari mbyo ku nkomba baravuze ngo Uwiteka yakwanitse nta wakwanura. Ngo aragufura akakumesa ngo akokwanika ngo izuba rya mu gitondo rikakurengeraho. Ngo ariko yanakwanuye nta wakwanika. Burya abo hanze ntacyo dutwaye. Abo hanze nta kintu batwaye. Abahana indani. Mugire ngo abahana indani. Ndande baririmbye. Abo hanze ntacyo babatwara ahubwo bamwe mu repetana. Nukuri nta mupagani wasohora umukristo mu rusengero, ariko umuntu wo mu rusengero asohora umukristo mu rusengero. Uzi ko nta muririmbyi wakwirukanwa n'umupagani muri korari, ariko umuririmbyi umwe yirukana mugenzi we agatuma usohoka mu rusengero. Reka mbabwize ukuri, nta mupagani wandoga. Turapfa iki? Nese umugore wanjye ntibari bamwishe? Yari yishwe n'iki? Kwa yari yishwe n'abita umuntu wo mu rusengero. Amuterereza amahembe ngo ubikoze ngo arashaka ngo napfa ngo mushake. Ntabwo yapfuye, ariko niyapfa ntawe nari gushaka. Ubwire ngo ntacyo kibaye. Ubwire ngo ntacyo kibaye. Bararuhira ubusa, bararwanira ubusa, baracurishiriza ubusa, ntacyo kibaye. Abumva ntacyo bakibaye tuzamura amaboko dushimira Imana yo kabya. Twese dutere haleluya. Imana iramubwira ngo no, haguruka hano, akagezi karakamye. Ntiyari kubyanga kandi abona nta kigari cyo kumutunga. Yagombaga kujya aho Imana ivuze hari byo kumutunga. Genda ugisirafate h'Abasidoni, urasanga y'umupfakazi niwe ntegetse. Mushuma ntago ndasoma cyane, ariko ntaho nigeze nsoma Bibiliya ivuga ngo Imana yasanze umupfakazi mubwira ko hari umuntu uje. Ntaho. Niwe ntegetse kujya gutunga, kandi uwitegetse ntiyamubwiye. Hari umupfakazi ntegetse kugutunga kandi ntiyamubwiye. Ngo aragenda, ngo akigera mu marembo y'umudugudu abona umupfakazi. Eliya yamubwiwe n'iki ko nta foto yari afite? Uyu muntu Imana itumye imuhaye amakuru yose, ntari buze ko
mugabo wawe Imana izanye wagize ngo arayobera ahandi? Aravuga ngo reka reka nibiba ngombwa murahurira muri bisi, telefone yawe itakare hasi, ayitora ayiguhereze, ikiganiro gihera aho ngaho. Reka mbabwize ukuri, njye wanjye mubona nagiye mu rusengero aririmbye mbonye intoki dusoreza aho ngaho. Uwawe uwawe Imana yohereje ntabwo uri buze gutanga ibisobanuro. Dore igihe twisobanuriye, dore igihe twatangiye amakuru, harageze ngo ab'Imana yohereje baze yabahaye amakuru yuzuye, baze ariko hari ubya cyangwa haleluya. Imana imutumye yamuhaye amakuru yose yuzuye, kandi ntabwo ari gukora ibyo ashaka, arakora ibyo yatumwe gukora. Hamani ntiyakoze ibyo ashaka, yakoze ibyo umwami yamutegetse gukora. Ngo amubonye aramumenye. Undi ati shaka utuzi two kunywa. Undi atayo ndayazana turahari. Ngo agiye kutuzana ati garuka, sindi buyanywe yonyine. Undi ati se gute? N'agatsima ko kuyasomeza. Undi ati nkurahiye Uwiteka uhoraho uwukorera, reka nkubwire ukuri, amazi yo ndayafite ariko agatsima ntaga cyabikoze mfite agafu ni gake. Nari ndimo namwe mwumva ubugari butekwa n'inkwe ebyiri, ubwo bwanganaga gute? Nari ndimo ntoragura udukwi tubiri kugira ngo njye n'umwana wanjye nkivugire, tukarye, nitumara kukarya tujye mu nzu twikingirane twipfire. Nidushaka kuzandavura, ntidushaka kuzatera rwasira mu baturanyi, twagira ngo turya kanyuma twipfire. Aramubwira ngo bikora uko bivuze, ariko banza unsongera kanjye. Banza umvugire, numara kukamvugira nawe ubone wivugire. Uyu murongo nawe utekerejeho ni gake, kamvugire, nurangiza ubone wivugire n'umwana wawe. Kubera iki? Eliya azi neza yamutumye, azi ubushobozi ifite, azi ko ari bumara kurya k'uwo mupfakazi Imana yashizemo indi. Ntekereza ko nubwo Bibiliya itabivuga, yavuze ati ahubwo umare gusonga kanjye ushyizeho n'andi mazi. Usonga kanjye nigaje ushireho amazi, kuko numara kumvugira igihe ndabanjye uraba wivugira n'umwana wawe. Ngo arakavuga maze agahereza Eliya, umutipe utarabyaye. Nta soni kurya imbere y'umubyeyi n'umwana. Rotipa da bari bagiye bashonje. Ngo ari yaricara, umwana ari hariya na nyina ari hariya, agatsima hano amazi ahangaha, akataho ashiraho asomeza. Batirega muhumure mukanya murasonga ubwanyu. Urabati mbega ikigabo cy'igisambo we. Ariko Eliya yarabizi neza ko yamutumye. Ndabizi neza ko yantumye igiye kuguhuza n'uwo muntu watumwe. Njyewe ndi intumwa yo gutanga message. Hari intumwa Imana igiye kohereza zo gusohoza message. Ntabwo unyumvisha? Njyewe ndi intumwa yo gutanga message. Hari intumwa zishinzwe gushyira mu bikorwa message Imana yampaye. Njyewe ndi intumwa, umushumba ni intumwa, ariko hari abantu Imana yagennye bari buze gusohoza iby'Imana yadutumye. Ese uwizeye guhura nawe natere haleluya. Ngo yarakariye, ngo agiye kureba, kandi agiye kureba mu cyibo asanga yuzuye. Asanga yagize gute? Imperezo yuzuye iki?
kandi yari yakukumbye ariko asanga yuzuye. Hari ibintu byari bicagase Imana igiye kuzuza. Ariko Mana we, ariko Mana icyo ngukundira nuko utame washize ibanga ryanjye nawe kure. Mubwire ngo hari ibintu Imana igiye kuzuza we. Mu bana hari ibintu Imana igiye kuzuza, mu ngo zacu hari ibintu igiye kuzuza, mu miryango yacu hari ibintu igiye. Eshereka bimwe byari byaracagase, ibindi byari byarashizemo, ariko Uwimana yohereje, Uwimana yohereje aje gushyiramo aho byashizemo, aje kuzuza ibyari bicagase. Byabihe byari bikomeye, oh byabihe byari bikomeye, warabinduye Mana. Byabihe we byabihe warabinduye Mana. Imbere we imbere tuhariha arasi elefotado hirya no hino yariho yo gutabarwa. Mana waje ngumurato uradutabara, waje dalisa arafota tosikita, waje waje Imana yohereje uwatumwe, yohereje uwatumwe. Ntacyo kibaye. Dusengera aho irindi nzara ivuga ubutamubwire ngo ntacyo kibaye. Imana yohereje uwatumwe. Cyo waruzi ko bayigusohoye mu nzu ntago yisohoramo, yohereje uwatumwe. Wewe waruzi ko wirukanwe mu kazi ntago bakwirukana. Waruzi ko urugo rurangiye ntago rurangiye, Imana yohereje uwatumwe. Hari ibintu tuzabona amako dushimira Imana. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ntacyo mu kibaye, yohereje uwatumwe. Ngo Eliya nabo mu rugo rw'umupfakazi bararye kugeza igihe ugiye kubaho udakora, kugeza igihe akazi kazazira. Abana ntibazongera kwirukanwa mu ishuri, kugeza uzongera kubategera amaboko, kugeza ntazarorera kugukunda, kugeza imvi zibaye uruyenzi. Ntazarorera kugukunda, inshuti ze zirarema no mu bihe bibi by'amapfa. Rurema niryo zina rye, ijambo rye rirarema, jambo ry'Imana rirarema. ntabwo ntungwireshye ibuze irabikora. Rurema niryo zina rye, ijambo rye rirarema, jambo ry'Imana rirarema. ntabwo ari ntungwireshye ibuze irabikora. Rurema niryo zina rye, ijambo rye rirarema, jambo ry'Imana rirarema. ntabwo ari ntungwireshye ibuze irabikora. Rurema niryo zina rye, ijambo